kongera mvuga cyangwa se ngira icyo ntagaza ku ijambo Imana ashyize ku mutima wanjye. Ejo bundi nabashe gusobanukirwa cyangwa se gushaka kumenya Elim. Elim ni iki? Soma ibyanditswe nsanga Elim ni ikintu gitangaje. Turahirwa twe dufite Elim hano hantu. Nasanze Elim ari ubutayu, yari mu butayu cyangwa se n'ahantu abisirayeli bakambitse bwa kabiri nyuma yavuye Imara. Ibyabaye Imara hari amazi asharira ntabwo bahakunze, ariko bageze Elim barahanezererwa cyane. Bahasanze iki? Bahasanze hari amasoko 12. Yesu ashimwe cyane. Bahasanga nk'ibiti by'imikindo 70 ngo barakambika ngo baratora bahameza n'igice. Amasoko 12 bahabayemo yanganaga nuko imiryango yabo yanganaga. Buri muryango wari ufite isoko umweraho. Natwe ahangaha rero muri Elim harimo amasoko 12. Yesu ashimwe cyane. Amen. Isoko ya mbere ni umunezero tubasanga. Isoko ya kabiri ni amahoro. Isoko ya gatatu ni imbabazi. Isoko ya kane ni ukunesha. Isoko ya gatanu ni ukuruhuka. Isoko ya gatandatu ni ugusubizwa. Isoko ya karindwi ni urukundo. Isoko ya munani ni ukubohoka. Isoko ya cyane ni ibyishimo. Iya 10 ni imbaraga. Iya 11 ni ibyiringiro. Iya 12 ni ukuganirizwa n'Imana. Biterwa n'isoko waje ushaka. Nuza usaka isoko y'umunezero uzawasanga. Ariko hari abantu tuza dufite ibintu tureba bitandukanye. Hari uzaje kureba uko nambaye, nuzaje gusaka imbabazi ziva ku Mana. Hari uzaje kureba kana uko yimakiye, undaje gushaka kugirirwa neza n'Imana. Biterwa n'icyo umutima wawe mu rugo uje gushaka. Iyo uje ku isoko iteka ugomba gucyura amazi. Iteka ugomba gucyura icyo washakiraga. Ntabwo ari ku isoko zimwe zisanzwe abantu tugenda tukarwana, kandi nubwo barwana umwe agatsindwa cyangwa agakomereka bose bahavana amazi. Ariko twebwe ahangaha winjira ntawe ugukubise ukanguka voma. Iyo uvomye kandi utanga utawishimye, icyo washaka cyose ukagera gute ukakibona. Yesu ashimwe cyane. Era hano ahantu hasanzwe. Inyuma y'ahangaha ni ubutayu. Inyuma y'ahangaha nta munezero. Hanze ya Elim nta byishimo. Hanze ya Elim nta mahoro ahari. Nkuko Charles igeze kuvuga ngo abantu ngo bariruka mu mitwe nkazayitse. Yesu ashimwe cyane. Ariko uje hano kuri Elim ahava vomye. Ndakwinginze ngo uyu munsi ugira icyo utahana, ugira icyo uvoma, ugira isoko umweraho. Amen. Ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye ni ijambo rigira ngo kumugira n'ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Kumugira n'ubuzima. Turasoma mu Kuva ibice 23 ibice 33 murongo wa 21. Dusome no muri Yohana wa mbere ibice 5 murongo wa 12. Ibice 33 ku murongo wa 21 haravuga ngo, kandi Uwiteka ati, hariho ahantu bugufi bwanjye, nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare, gutwikirize ikiganza cyanjye ngezaho marira kunyuraho, maze ngo twikurure ikiganza cyanjye urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Amen. Dusomye muri Yohana wa mbere ibice 5 ku murongo wa 12. Aravuga ngo, ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Kuri 14, kandi ikindi cyo kidutera gutinyuka imbere ye ni uko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Kandi ubwo tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Amen. Ubundi hari uburyo Imana yari yarategetse ko umuntu agomba kubaho, ariko amaze kugwa cyangwa se amaze gushukwa birahinduka, hagira ikintu gihindukwaho. Ese niki cyateye umuntu kugwa? Niki cyateye umuntu gucumura? Twihuse cyane mu Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 2. Aravuga ngo, mbere na mbere ng'Imana ngo yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, ngo yariho ubusa. Umwijima wari hejuru y'umuhengeri, ngo maze umwuka w'Imana yagendaga hejuru y'amazi.
mbere yuko ngira ikintu mvuga aho ngaho, hari ikintu bita pre-Adamic world, isi ya mbere ya Adamu, kuko hari ibiremwa, nibwo abamarayika baremwe, nibwo ba Luciferi baremwe. Ese icyo gihe hari hameze gute? Tugiye muri Ezekiel ibice 26 kugera ku murongo wa 12 kugera ku 26, havuga uburyo Satani yagendaga ku mabuye y'agaciro ya za yasipi, akagenda kuri za diyama, akagendera kuri za zahabu, akagendera ku by'igiciro, ngo yari afite ubwiza ngo budasanzwe, ngo yari umucyo, yaramurikaga aho yagendaga hose, ngo abamarayika bandi baratangaga. Niwe muntu winjiraga ku Mana adasabye audience kubera ububasha yari afite icyo gihe. Ariko ngo Imana ngo iza gusanga muri we, iramurondora ngo isanga afite ubwibone muri we, niko gutuma Mikayeli akamwirukana mu ijuru. Ariko icyo gihe habaho intambara. Yesu ashimwe cyane. Niho Mikayeli yavuze ngo genda ngo wasiwe ugushyishishana. Habaye intambara byangiza iyi si. Niyo mpamvu igice cya mbere twasanze ngo isi nta shusho ngo yari ifite, hari harabayeho intambara, ibintu birangizwa. Niyo mpamvu iyo tugiye gucukura za diyama tuzisanga ibujyakuzimu, tutazisanga ku musozi. Ibintu byari ivumbagatanye, ibyari hasi bizamuka byitwikira ibyari hejuru. Yesu ashimwe cyane. Habayeho intambara, ngo nuko Imana iravuga ngo nihabeho umucyo, ngo umucyo ngubaho, ngo nihabeho izuba, izuba ribaho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero Imana irangije kurema ibyo byose iravuga ngo reka tureme umuntu agire ishusho ase natwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icyo kintu cyateye Satani ishyari rituma gusha wa muntu sasa. Icya mbere ni ishyari, icya kabiri Satani yarebye ubwiza tuzagira bimutera ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Impamvu Satani akurwanya ni ukukureba hazaza hawe, ntago anezerewe n'ahazaza hawe, ahubwo ahora yifuza kutahagera. Imana ye ikarwana kugira ngo hagere. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nuko rero Imana irangije kubona ko umuntu acumuye, irababara cyane. Iyo ukoze icyaha uba wambaye ubusa. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo ubusa bwawe buveho no gushaka icyo wambara. Bamaje gukora icyaha, Imana ije ngo munsi nimugoroba irabahamagara. Adamu aravuga ati ngo nihishe, ngo se ngo kukimisha, uramenye ko nambaye ubusa. Yamenye ko yakoze icyaha. Ngo basanga ngo biremeye ibinuza ibi amababi, ngo ariko Imana ngibafata impu ngirazibambika irabatwikira. Yishe inyamaswa, ubugingo burabura bw'inyamaswa kugira ngo icyaha gitwikirwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero inyamaswa nubwo zatangaga ku gihe cya kera, ntabwo zamaragaho ibyaha byacu, kuko inyamaswa yatangaga buri mwaka kugira ngo ibyaha byawe biveho. Ariko Imana ikabona ibyo bintu ntabwo bihagije, ntabwo byozaho abantu ibyaha. Inyamaswa igizwe n'iki? Inyamaswa igizwe n'umubiri ikagirwa n'ubugingo, hari ikintu ibura. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana iravuga ngo hari ikintu nshaka gikwiriye kugira ngo kizakureho ibyaha by'abantu bwa burundu. Nta gusubira gutamba inyamaswa, nta gusubira gutamba inuma. Ndibaza nkangaha muri hano vene nari kuzajya nikura hehe? Inka nari kuzajya nikura hehe? Byari kuba bigoranye. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana iratekereza mu Byahishuwe ibice 5 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 5. Yohana aratangara cyane aravuga ngo se kiriya gitabo kizafungurwa, kizabumburwa nani? Kuko cyari kizingishijwe ubushingwe ibimenyetso 7 bihambirwa n'ubushishi ari cyangwa se bisirinze. Yesu ashimwe cyane. Ariko mureka aramubwira ngo ntugire ubwoba, wintare mu muryango wa Yuda ngo yaranesheje. Yesu ashimwe cyane. Rero icyo gihe Imana iravuga ngo nkeneye umuntu wujuje ibintu bitatu. Nkeneye umuntu wujuje umubiri, akuzuza ubugingo, akuzuza n'umwuka. Kuko icyo gihe twebwe tukimara kugwa nta mwuka twari dufite ubugingo, dufite n'umubiri gusa, ariko tubura umwuka uzajya duhuza n'Imana yacu. Ngo niyo mpamvu ngo dutaka ngo tukavuga ngo abadata. Ibyo ntitubivugisha umunwa, ahubwo tubivugishwa n'umwuka uri muri twebwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero icyo gice byabaye ngombwa yuko kiboneka. Ese cyatangiye kuboneka ryari? Isezerano rya kera abahanuzi bose batangiye kuzajya bahanura iby'uwo muntu uzaba ufite ibyo bintu bitatu byuzuye, ari umwuka, ari ubugingo, ari n'umubiri. Umubiri yagombaga kuwambara kugira ngo atwereke nubwo twambaye umubiri iyi si tugomba kwibamo. Akaza afite ubugingo, ubugingo nibwo bugira ama-emotion, ama-reaction, ibintu byose. Umwuka rero niwe uduhuza n'Imana. Iyo
udahura n'Imana, iyo utavugana n'Imana, iyo nta yerekwa, iyo nta jambo, iyo nta byiringiro, menya ngo umwuka wawe harimo ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Bigeze kuri umugabo bita Balamu. Turasoma mu kubara ibice 24. Ibice 24 ku murongo wa 16 kuri 17. Haravuga uwumva amagambo y'Imana akamenya ubwenge bw'isumba byose, uwereka ushobora byose, wikubita hasi wakagira amaso areba. Ati ndamureba ngo ariko subo, ndamwitegereza ngo ariko ntandi bugufi. Inyenyeri zakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu kuboko kwa Isiraheli, mu bwoko bwa Isiraheli, ngo izagiriza n'inkiko z'Imowabu, bizatsinda hasi ngabashe. Yesu ashimwe cyane. Aho ni mu gihe cya kera, ngo ndamureba ngo nubwo ari ubungubu, ngo ariko si bugufi, ngo ntabwo mwegere. Icyo nzi ko nuko njyewe ubwanjye ndimo ndamureba. Yesu ashimwe cyane. Uwo ni uzacungura ubwoko bwa Isiraheli, ni uzacungura ubwoko bw'Imana, uwo ni uzagara umukumbi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Bari baramuhaye ibintu by'ibiguzi. Balamu yari umuhanuzi w'Imana, ariko ukunda indonke, ukunda ibintu. None baravuga ati ngo tuvimire ubwoko bw'Imana. Aravuga ati kubw'ibyo muzamana nanjye nzamuvuma, ngo ariko ngo nzavuga icyo Imana intumye. Yesu ashimwe cyane. Ngo yajya kuvuma ngo agashiduka ari kubaha umugisha, ngo uwo mwami ngo ararakara, uwo Balaki ararakara, amaje kuraka rwose ko naguhaye ibintu kubera icyo utavuma. Undi aramubwira ngo reka da, ntabwo mvuga ibyanjye, ngo uravuga ngo biturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntawe ushobora kukuvuma Imana yavuze ngo uhabwe umugisha. Ntawe ushobora kukwitura ikintu kibi Imana yavuze ngo ndakurinze. Uwashyizeho umupaka Imana izawukuraho mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo nibikuze, ngo ndamureba ngo nguriya ngo ari kure cyane, ngura n'uzazana agakiza, n'uzabohora ubwoko bw'Imana, ni uzatuma abana b'Imana basubira ku Mana nk'uko bikwiriye. Yesu ashimwe cyane. Mose arongera aravuga ngo hari umuhanuzi uzaza ngo ameze nkanjye, ngo muzakurikiza icyo azavuga, ngo kubera yuko ngo nimutamwumvira muzamusuzugura Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Batangira kugenda bahanura Yesu. Bigeze kuri Yesaya aravuga ngo umwari ngo azasama, ngo namara gusama ngo azabyara umwana w'umuhungu, wazamwita Emmanuel, bivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo batatu babiri aho bateraniye, Uwiteka aramanuka akagira ati akabana nabo, uwo niwe Emmanuel. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Dusomye muri Mika ibice 5 byaho umurongo wa mbere. Ibice 5 byaho umurongo wa mbere. Aravuga ngo wari kwe ngo Betelehemu ngo Efurata, nguri muto mu bihumbi by'Ubuyuda, ngo muri we niho hazava ngo uzaba umwami ngo wa Isiraheli, wakasanga ngo imirambagire ye ngo niyiteka uhereye kera kose. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imirambagire ye nuba kuva kera kose yarariho. Uwo niwe bashaka kuvuga, kuko isezerano rya kera ryari igicucucucu kibiza mu isezerano rishya. Ngo nuko Aburahamu avuye kunyaga, ngo wari wafashe mubyara we, arangije ngo aragenda wakutana n'uwo bita ngo Melikizedeki, umwami w'Isarima, ngo arangije ngo muri arapfukama amuha icyacu. Yesu ashimwe. Ngo aramurama, yaramije nde? Yari Yesu kiriyagiye, kandi muri we yari afite urukiryi rw'abatambyi Abalewi. Yesu ashimwe cyane. Ariko arunama amuhereza icyacu, aranamuramya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Yesu yavuzwe kera. Umuhanuzi Maraca arangije guhanura, igihe cye kigeze cyo guhanura. Habayeho imyaka 400 yo guceceka kw'Imana. Imana ntiyavugaga icyo gihe. Abisiraheli bari ku ngoma y'igitugu cy'Abaroma, babakubita, barabahetamishije, kandi baranabasanze iwabo. Biragatsindwa umuntu kugusanga mu nzu yawe cyangwa aho utuye akagukubitiramo, akanagutegekeramo, akagukoresha iby'uburetwa. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana iravuga ngo igihe cyane cyo kongera kuvuga nanone ngo kiraje. Atangira kuvugira muri Yohana muri Matayo ibice 3:3, atangira ngo Imana ngo uko yatangiye yivuga ngo muri we ngo ndijwi ry'urangurira mu butayu, ngo nimugorore inzira z'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Icyo gihe Imana yarimo kuvugira muri we kugira ngo ategure umwami ugiye kuza.
agatangira kubatiza abantu arababwira ngo hari undi ugiye kuza ngo ndetse no gufungura uducumi twe ngo ni ikibazo kuri njyewe. Yesu ashimwe cyane. Yavugaga Yesu Kristo. Haleluya. Amaze kumubatiza rero Yesu ngo ajyanwa n'umwuka ngo aragenda amara iminsi 40 n'amajoro 40 atarya atanywa. Niko kuganirizwa na Satani. Satani aramusanga ibisubizo yagiye amusubiza. Satani nakuganiriza ujye umwishyura mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Niko kumutsinda. Noneho rero Yesu avuye mu butayu, avuye kuzuzwa imbaraga mu bice bine bya Luka umurongo wa 16 aravuga ngo atangiye kugera mu isinagogi bamuhaye igitabo cya Yesaya ngo atangire gusoma. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ngo ari muri njyewe, ngo yantumye kubwiriza ngo abakeneye ubutumwa bwiza, ngo ambwira ngo mbohore ngo imbohe ko mbwira imbohe ko zibohoye, ngo kandi ngo ntangarize ko ibisenzegeri birekuwe, ngo kandi ngo mbwira abantu yuko ngo umwaka w'imbabazi ngo uje. Yesu ashimwe cyane. Umwaka w'imbabazi kwa rutashye, igihe cyo kubohwa cyari kigeze. Abari bahetemye bahetura, abari barunamye bebe, abari baraguye baruhurwe. Yesu ashimwe cyane. Cyari igihe cyo kumva igihe cy'imbabazi, kuko abisirayeli bari bamaze igihe batazamo imbabazi n'iki mu matwi yabo. Ntabwo bari bazi imbabazi n'iki, imbabazi ziva he, ahubwo muri bo kubona imbabazi ni ugukora umurimo w'akaretwa, ni ugukora umurimo w'ikirenga, ni ugukubitwa, ni ukubabazwa. Ariko Yesu aravuga ngo igihe cyo kubabazwa kirarangiye, igihe cy'imbabazi nicyo kije. Yesu ashimwe cyane. Njya kubaho ubwoko bwanjye, njya kubaho ubugingo, intama zari zarazimiye njya kuzigarura mu rugo. Ndetse ngo hari umukumbi mwinshi utari uwo mu rugo ngo ugiye kuzahabwa ubugingo. Yavugaga abanyamahanga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yavugaga iki? Abanyamahanga. Nuko rero Yesu akora ministeri ye arayirangiza ivaho. Dusomye mu Baheburayo ibice 13:8 haravuga ngo Yesu uko yarari ngo n'uyu munsi niko ari, ngo kandi niko azahora iteka ryose. Yesu ashimwe cyane. Yesu yabohoraga abantu, Yesu yakizaga abantu, Yesu yatanze ubuzima. Amen. Amaze gutanga ubuzima bwe, ikintu Satani cya mbere atazigera yibagirwa mu buzima bwe ni iminsi 3. Umunsi wa mbere yirukanwe mu ijuru akubiswe imigeri na Mikayeli. Umunsi wa kabiri ni umunsi Yesu yabangaga ku musaraba. Dayimoni zari zishimye ngo turanesheje. Satani atangiye kubyina ngo twabikoze. Ariko bagiye kumva umva basanze hepfiriya, umva arimo aravuza imirindi, arababwira ngo naje, ngo kandi nje kubasanga, nje kubahambira, nje gufungura imyuka y'abera yari yarafunzweyo. Yesu ashimwe cyane. Twibuke yuko hariho umworera, hakabaho no mu gituza cya Aburahamu. Mu gituza cya Aburahamu nibo yabohowe, ngo ndetse ngo ngo barazuka wabonekera benshi i Yerusalemu. Barongera abwiriza abandi bari barapfuye batihana, ngo ndetse muri bo ngo kugira ngo bazemere ubutumwa bw'Imana, ngo kandi ngo nabo bazageraho bacirwa iki urubanza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari Igorogota Dawidi amaje kwica Goliyati, yamuciye igihanga aragitwara agishyingura ibirometero 20 uvuye Yerusalemu. Ni naho Yesu bamubambye uvuye Yerusalemu, kuko ikivumwe ntabwo cyabambwaga cyangwa se cyashyirwaga mu murwa, bakijyanaga hehe? Inyuma y'umurwa. Niyo mpamvu Yesu yabaye ikivume bakajya kumubamba. Bamubamba hejuru y'igihanga cya Goliyati kiswe Golgota. Mu isezerano rya kera ngo Goliyati w'Igati, Golgota niho byavaga, cyangwa se mu bakavuga ngo ni umusozi w'agahanga cyangwa se bashyiragaho uduhanga. Yesu ashimwe cyane. Ariko aho ngaho kuri ayo mateka, Goliyati mu buryo bwa Satani yari yashatse kuzura ugahanga, ariko Yesu arakajanjagura. Nkuko mu itangiriro bivuga ngo uzabyara umwana, kandi ngo umwana ngo ajanjagura ngo agahanga ngo kinzoka, ngo ariko ngo nawe gukomeretsa iki ngo agatsitsino. Yesu yajombye imisumari, ariko nawe akanagira iki agahanga kayanzoka, ariyo Satani. Yesu uko yakizaga n'uyu munsi yakiza. Yesu uko yabohoraga n'uyu munsi yabohora. Turi muri badi, kamivuge gutya, twagezeyo dukora amateraniro. Amen. Ariko amateraniro aturutse mu bushake bw'Imana. Ibaze natwe gushira amanga tugashinga y'urusengero tugasenga, bikagera no mu basosiyale bikamenyekana, bakajya bohereza abantu ngo
bagize ikibazo cyo kudepurimati, hano hari urusengero mujye mugenda musenge. Bivuze ngo iby'akazi kacu kananiwe hariya birakunda. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Hari umuhungu umwe nashatse kuvuga izina, yagize ikibazo cy'amaso. Rimwe nza kumubwira ngo ariko ngo twaje tugasa gusenga, arangije arabwira ngo tuzasenga tugeze mu ijoro. Rimwe aza kuhicisha turangije amateraniro yinjiramo, nari nibereye mu bihe byiza. Ndaganizwa avuga ati uwo muhungu mufate, ufate amazi uyasengere, numara kuyasengera ajye kuyakaraba mu maso, kuko yararwaye amaso yaratukuye. Kuko muganga abantu abahamya barahari hano, muganga yaramubwiye ngo amaso yo no kuzakuramo tukayoza, ko kandi imyaka 50 yabushobora kutaza utari kure warahuye. Fata amazi icyo gihe ndayasengera, navuga ati kana fata amazi ujye gukaraba mu maso, aya mazi aragukiza. Wareka mikwana ko ndafate nyine ngende nkuko bivuze, aragenda yakaraba mu maso akiza, amaso ye nahise mbona ko yabaye umweru. Amen. Yesu ashimwe cyane. We ntiyabimenya, ahubwo aragenda araryama. Mu gitondo yirebye muri miruwari asanga amaso yabaye umweru. Aravuga ati se bya bintu birakora koko? Yesu ashimwe cyane. Agira isoni nanone zo kuza ngo abivuge, kuko bitewe no kurya agambwira ngo tuzasengera hehe mu ijuru. Ariko byarangiye mu burimo kuvuga ngo Imana yanyishije amaso, abaganga byananiranye. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo Yesu aracyakora kandi aracyakora kuko ashoboye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Rero ntitugire ubwoba, ntidukangwe n'imiyaga yo ku ruhande n'ibidutera ubwoba, kuko tuzi yuko isaha n'isaha iyo yavuze arategeka bigakunda kandi bikemera, ibyarwanaga byose bikava mu nzira. Yesu ashimwe.